Uyu mwana witwa Byiringiro Eric w'imyaka 10 wo mu karere ka Bugesera yari arimo ari gutashya inkwi ahantu mu ishyamba, atungurwa no kumva abagabo bagera kuri 2 bamufashe baramupfuka bamushyira mu mufuka, barangije bamushyira kuri moto baramushimuta. Uyu mwana Byiringiro Eric uri mu kigero cy'imyaka 10 baramushimuse bamutwara kuri moto, hanyuma baza kumujyana bamunyuza mu mazi bamushyira mu bwato, hanyuma baramwambukana. Ageze hakurya y'amazi ngo bahasanze imodoka, barangije bamushyira muri butu inyuma. Iyi modoka iragenda. Urumva uyu mwana no hano mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma umwana yatungwe no kubona bamushyize muri butu, ngo yafashwe n'abagabo 2. Urumva nta kindi kintu yari gukora, umwana muto rwose atungurwa no kubona abo bagabo bamuguyeho. Bamaze kwambuka ayo mazi rero bamushyize muri butu y'imodoka, imodoka barayatsa iragenda urugendo rurerure cyane. Hanyuma imodoka ngo yaje kugeraho irahagarara. Imaze guhagarara umwana acunga batarasohoka, kubita urugi akingura butu avamo arirukanka. Bo baje gukebuka babona umwana arimo kurenga, bagerageza kumwirukankaho, umwana arabasiga ahita ahingukira ahantu mu rugo rw'abantu muri famiye, baramwakira. Arangije ayahungabanye barabanza baramuturisha, nyuma aza kubabwira ikibazo yagize, ndetse ababwira ko avuka mu karere ka Bugesera mu mudugudu wa Kamudende, akagari ka Gakomeye mu murenge wa Mareba mu karere ka Bugesera. Avuga ko papa we yitwa Papiasi, mama we akitwa Yandereye Laurencia, ariko akavuga ko irindi zina rya papa we atarizi. Niyo mpamvu ababyeyi bagomba kujya bigisha abana bakamenya amazina yabo ndetse na adresse y'aho bavuka n'aho bakomoka, buri kimwe cyose umwana agakura akizi, kubera ko hari aho bigera umwana agakenera kubivuga bijyanye n'ikibazo runaka yaba ahuye nacyo. Uyu mwana rero w'imyaka 10 uyu munsi ari mu muryango wamufashe. Ubwo ngira ngo ni ku mupaka wa Uganda ndetse na Sudani, niho uyu mwana aherereye. Ndabifuriza kugubwa neza cyane aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye, abari mu Rwanda mu ntara zose zigize igihugu cyacu, ndetse n'abadukurikiranye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese reka tubifurize kugubwa neza ndetse no kumera neza cyane. Hanyuma bagize ibyago, abatameze neza ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, reka mubwire ngo mugire gukomera kandi mugire kwihangana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bikaba bimeze neza. Uyu munsi waba uri kurira, ariko ejo ukaba uri kuririmba. Ndashimira buri muntu wese ufata umwanya we agakurikirana inkuru n'ibiganiro byacu, kandi wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, kandi gukomeza kudukurikirana ni byiza kandi ni ingenzi, ni iby'agaciro gakomeye, bituma mpora mbasabira umugisha w'Imana, kandi mbasabira ku Mana kugira ngo Imana ihe umugisha ibyo mukora byose, kubera ko gufata umwanya ugakurikirana inkuru zacu uba uri gukoresha umwanya wawe, kandi burya ngo umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Mu cyongereza baravuga ngo time is money. So rero Imana ibaho umugisha cyane, ariko kandi nanone wowe utarakora subscribe reka ngusabe uyikore kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Hanyuma muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe, inkuru nje kubagezaho ni inkuru imeze gutya. N'umwana witwa Byiringiro Eric uri mu kigero cy'imyaka 10. Uyu mwana witwa Byiringiro Eric no mu karere ka Bugesera hariya rwose mu ntara y'Iburasirazuba, mu mudugudu wa Kamudende, akagari ka Gakomeye mu murenge wa Mareba, ni mu karere ka Bugesera birumvikana. Uyu mwana rero yaje guhura n'ikibazo navuga ko gikomeye cyane ku rwego rukomeye. Uyu mwana biravuga ko yari yagiye gutashya, aza guhura rero n'abagizi ba nabi baramushimuta. Ni umwana witwa Byiringiro Eric w'imyaka 10 ubyarwa na se witwa Papiasi, ndetse mama we akaba yitwa Yandereye Laurencia. Uyu mwana yagiye gutashya nk'ibisanzwe, harimo abandi babyita gusenya. Gutashya yari yagiye nyine gushaka inkwi zo gutekesha. Hanyuma mu gihe yari arimo yunamye arimo gutoragura inkwi, yagiye kumva yumva abagabo bagera kuri 2 bamuturutse inyuma, barangije baramufata. Urumva umwana w'imyaka 10 hasa atungurwa nyine ayoberwa ibintu bimubayeho. Bamaze kumufata bahita ko bamushyira mu mufuka, mu mufuka mu igunira nyine mu gifuka kinini cya kirijana. Bamaze kumushyiramo bahita bamushyira kuri moto baragenda. Uyu mwana ntabwo yari azi ngo ari kujya he, ntiyari azi ngo ari kuva he. Urumva umwana mutoya yatungwe n'ibibaye nyine, moto bayitera umugeri baramutwara.
baje kumugeza ahantu ku mazi, barangije bamunyuza mu mazi barambuka. N'umwana nyine wahuye n'ibibazo bikomeye cyane, yahuye n'ibibazo bikomeye mu by'ukuri, gusa amakuru ahari aravuga ko akiri muzima, ndetse n'abari bamushimuse asa nkaho yabacitse. Uyu mwana bamunyujije mu mazi nyine mu Kivu, batega ubwato, urumva bamukuye muri iryo shyamba arimo gutashyamo, bamutwaye mu mufuka kuri moto, hanyuma bageze mu Kivu nyine bamushyira mu bwato baramwambukana. Bageze hakurya biravugwa ko bahasanze imodoka, barangije bamutwara muri butu. Ibaze nawe mwana w'imyaka 10 nyine batwaye muri butu kabisa, urumva ko ari ikibazo gikomeye. Bamutwaye muri butu rero, imodoka barayatsa, urumva umwana ntiyarazi ngo ni ibiki bijya mbere, ntiyarazi ngo byagenze gute, ntiyarazi ngo ari kujya hehe. Urumva umwana w'imyaka 10 biragoye cyane, ikintu gikomeye. N'umuntu mukuru baramushimuta, nkanswe umwana ukiri muto y'imyaka 10 baramushimuta gutyo rero muri ubwo buryo, bamutwaye muri butu y'imodoka hariya inyuma umuntu ashobora gushyira imizigo cyangwa se imitwaro runaka. Uyu mwana yageze hakurya nyine mu kindi gihugu, agiye kubona abona imodoka yari arimo bamushyize muri butu irahagaze, ahita atekereza kuko biri kose bagiye kumukuramo, wenda bakaba bamugirira nabi cyangwa se bagahita bamushyira mu yindi cyangwa bakamujyana ahandi hantu. Icyo yaje gukora, uyu mwana yanunguye cyane, ariko ni imbaraga z'Imana si imbaraga z'umuntu, kuko kumva ngo umwana w'imyaka 10 yacitse abagabo babiri bameze gutyo utazi ngo nabahehe, ubundi byo ni ibintu bidasanzwe. Ni kigaragaza ko ari Imana yafashije uyu mwana. Uyu mwana rero witwa Byiringiro Eric yagize gutya, imodoka igihagarara afungura butu yiruka cyane, akimara kuyifungura avamo ariruka. Bajya kubibona, babona umwana ari kurenga, bagerageza kumwirukaho, ariko Imana ikora igitangaza, umwana arabacika. Uyu mwana yese ajya ahantu, ahingukira ahantu mu rugo, agezeyo baramwakira, bamubaza ikimwirukansa, arasobanura, ariko mu kubivuga ntabwo amazina ya se yombi ayazi. Niyo mpamvu ababyeyi bagomba kujya batoza abana, bakabatoza kumenya amazina y'ababyeyi babo mu duce bavukamo, buri kimwe cyose nyine gatoza umwana akamenya aho akomoka, ibisekuru buri kimwe cyose umwana akabazi adresse, ku buryo ashobora gusobanura aho aturuka abantu bakabyumva neza. Uyu mwana yavuze ko ise yitwa Papiasi, mama we akitwa Yandereye Laurencia, bakaba batuye mu mudugudu wa Kamudende, akagari ka Gakomeye, umurenge wa Mareba, mu karere ka Bugesera. Ubu uyu mwana akaba nyine ari mu rugo ahantu, aho ngaho yahise ahungira bakamufata, ahantu ku mupaka rwose wa Uganda ndetse na Sudani. Urumva niyo bigwa ku mupaka wa Uganda na Sudani, niho uyu mwana aherereye uyu munsi. Ubwo rero abazi ababyeyi b'uwo mwana ndetse bakaba baramubuze, ubwo bagerageza kumva iyi nkuru. Hanyuma nabonye umunyamakuru witwa Kariza TV show, afite nimero z'aho hantu uyu mwana ari, ashobora kubahuza kugira ngo umwana babashe kuba bamugeraho. Ubwo wifuza kuba yamenya amakuru arambuye, araza kureba nimero zacu muri description yaba yatuvugisha, tumuhuze n'uyu munyamakuru Kariza, kuko ari we ufite adresse z'aho uyu mwana aherereye, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, uyu mwana abe yatabarwa asubizwe mu muryango we. Urumva ko atari ibintu byoroshye habe na gatoya. Ubu bugizi bwa nabi rwose ukomeje kugenda bugaragara cyane hirya no hino. Urumva ko uyu mwana ni wo muri Bugesera, ndetse banamushimuta bamukuye Bugesera. Urumva ko bitoroshye, gusa n'umugisha kuba yarabonetse, ndetse dushimira cyane n'uyu muryango wamwakiriye. Gusa sinzi nimba ari umuryango w'abanyarwanda, ariko uko biri kose ashobora kuba ari abanyarwanda, kubera ko uyu mwana yabasobanuriye aho aturuka, nuko ibintu byose bihagaze. Hanyuma kandi mu karere ka Kamonyi naho haravugwa umusore w'imyaka 20 ukekwaho gusambanya umwana uri mu kigero cy'imyaka 4. Biravuga ko uyu musore yagize gutya agafata umwana w'imyaka 4 akamusambanya, kandi mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba, ni amarorerwa kumva ngo umuntu w'imyaka 20 yasambagije umwana w'imyaka 4. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni mu mudugudu wa Murambi,
akagari ka Muyange, hanyuma umurenge wa Muyumbu, ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 nibwo uyu musore yasambanyije uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 4, ngo yarabanje aramubwira ati garama ngutere inda. Ngo garama ngo ngutere inda, ngo niyo magambo uyu musore yakoresheje abwira aka kana, cyane ko aka kana bakagezeho babona nyine kahungabanye, kandi nyine birumvikana umwana w'imyaka 4 abonye ibyo bintu biri kumukorerwa nta kuntu atahungabana. Yagize ihungabana rero, basanga afite igihunga, gusa uyu musore ngo yafatiwe mu cyuho arimo abikora n'ubundi, barangije baramukingirana, umwana nyine bamujyana kwa muganga kugira ngo yitabweho. Uyu munsi ari kunywa imiti kugira ngo atagira izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ashobora kwanduriramo, ariko urumva ko ari amarorerwa mu by'ukuri uyu musore yakoze. Gusa hari amakuru avuga ko uyu musore ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe, kubera ko ngo hari ukuntu agenda mu ngo z'abaturage, yagerayo agakora imirimo runaka igiye itandukanye, akabafasha imirimo, ariko ngo bamuhemba akabyanga. Urwo rugo narwo rero yafatiyemo uyu mwana, biravuga ko n'ubundi naho yajyaga ajyayo kubafasha imirimo itandukanye yo mu rugo, ariko bajya kumuhemba amafaranga akayanga. Bakaba ariho abaturage bahera bavuga ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Gusa amakuru ahari ni uko yamaze gutabwa muri yombi uyu musore kugira ngo abashe gukurikiranwa, ndetse no bufatanye n'abaganga nabo bazagerageze gusuzuma barebe koko niba icyo kibazo bavuga afite cyo mu mutwe gihari koko, cyangwa se ari ukubeshya. Ubwo ni ugutegereza tukareba uko bizarangira. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba, umwana w'imyaka 4 rwose kumufata uri umusore imyaka 20, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. No kwihanganisha uyu muryango, umwana bagiye gukurana igikomere, umwana w'imyaka 4 abazi ubwenge, abazi ibintu bimukorerwa byose, abazi gufata mu mutwe buri kimwe cyose. Urumva umwana yasobanuye avuga ko yamubwiye ngo agiye kumutera inda, urumva umwana w'imyaka 4 kumubwira ngo ugiye kumutera inda, nyine ni ibintu bibabaje cyane. Gusa nta kundi byagenda, ariko ikizima nuko yahise ajya kwa muganga bakamukurikirana kugira ngo atagira uburwayi runaka akurizamo. Urumva nyine umuntu w'imyaka 20 n'umwana w'imyaka 4 ntago bahuye pe, ntago bahuye. Harimo kuba umwana yarangiritse, nta kundi byagenda. Ngayo nguko rero amakuru nabagezagaho nayo ngayo. Reka mbashimire cyane kandi mbifuriza imigisha y'Imana, mukomeze mubane natwe. Ariko wowe utarakora subscribe, kuyikora ni ingenzi. Ukaduha ibitekerezo byawe muri comment, biradufasha cyane iyo utwandikiye ukatubwira ibyo dukosora, ibyo twongeramo, cyangwa se ufite inkuru ushaka kudusangiza, ufite ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana, buri kimwe cyose waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri nimero zacu wabona hasi muri description. Ibintu byose bikarushaho kugenda neza. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Dani, mugire ibihe byiza.